Yes sister. Umeze ute? Nta mahoro sister wanjye. Umeze ute? Mbona wishimye cyane. Cyane nanjye cyaho urugendo rwambanye rwiza uyu munsi wabaye mwerute. Nanga ngiye byo ngibyo kandi nanga utugambo twawe. Nose umeze ute? Ese brother sibyo? Nose ko wigunze? Wa muntu we uyu munsi. Ese ko waje ko wadimana ubundi byagenze bite? Ariko ntacyo. Akazi kagenze gate? Samize neza. Akazi kagenze neza. Yego. Wow, nanjye byagenze neza urugendo nagiyemo ni sawa. Nonje amahoro kabisa. Imvura yaguye hanze ibintu bimeze nabi nuko mwebwe mu maranga mutazi byari byo. Hano hanze ibintu birakomeye. Nanjye navuye ku kazi buri koko. Kuko ntago nabashije kumenya niba. Hari ikizi? Amazi yamazemo. Ndaje ngiye kuvomesha. Ndaje ngiye kuvomesha. Ako hagatabo dufite umushyitsi. Uyu ni wahe? Buretse. Uyu ni wahe? Uyu ni wahe? Brother, genda gake ariko. Imyenda yanjye? Ndabyumva. Please imyenda yanjye. Nyine ndakumva. Uyu ni wahe? Yaje ate? Brother. Yaje ate? No. Ambwira tonda ariko imyenda yanjye yayifasha ate? We garuka waciye bugufi. Imyenda yanjye ngeze nyina mbara n'uyu muntu nuwahe wa? Nuwahe? Uyu muntu nuwahe? Tuza mubwirano. Ndatuza gute ku myenda yanjye? Brother umva. Bimeze bite nyine mbwira bimeze bite? Uriya muhungu umva uriya muhungu nahuye nawe mu muhanda. None ngenda shaka kumenya imyenda yanjye nicyo kibazo cyayo. Kandi ndamukurikira. Nyine umva mubwire. Ndamukurikira ndi iwacu. Ca bugufi mubwire ko mutagenze. Nahuye nawe yicaye ahantu mu muhanda. Turi kumvikana. Ibyo ntago mbyumva. Ibyo ntago mbyumva imyenda yanjye wana. Nyica kumenya imyenda yanjye. Bite byabuze. Wabwirwa n'icyo atagwahise? Okay ngaho umva mubwire. Garimwe umvikira ndi kukubwira. Tuza umuntu. Ndatuza. So bwa mbere ndi kugusaba imbabazi zo kuba waceceka twumve. Okay ngambwira imyenda yanjye kubera iki n'uyu muntu. Impamvu uriya muntu namukuye ku muhanda. Kuko nabikubwiye. Ndamuzana kugira ngo tumuhe ubufasha nawe abashe kuba mu nzu. Yambwiraga ko naho kuba afite iwabo. Ibyo nibyo nashaka kumva. Nabonaga nyine brother ukuntu yarameze nk'umuntu udafite icyerekezo. Kuba namuzanye nkamushyira hano wenda nakoze amakosa. Kuza kuba basi ikibazo ni imyenda yanjye gute? Wabona nambara n'umuntu. Basi nshiye bugo. Nta jampa none ndebera kweli umuginga ntazi. Wagiye ugerageza kuvuga amagambo. Ubu nzakubwire ko papa na mama badutoje kutambara n'abantu. Umva mubwire. Uri sister wanjye mukuru ariko ndakubaha ariko nkoreye amakosa ndahape. Ko nzi ko ba data na mama batigeze bakubwira ngo ntago ugomba kwambarana n'abantu. Kuba umuntu yambaye imyenda yawe bivuga ko yagize nge nzamufasha ajya kumushakira imyenda yewe. Wirahakara. Ntabwo n'iki kurakara se. Basi. Umuntu komanga. I'm sorry. Sibyo? Nizere ko birangiye. Ariko karibu. Mu gisete se tugendera amasaha avuye. Ariko iyo mushiki na musaza iyo bicaye nta wabamenera nigo. Nta no kunkorera. Ababesheri wanjye base ndifasha. Suza. Umeze neza. Brother wanjye. Bro, muraho cyane. Umeze neza. Aha. Okay. Yes. Hata ntago namugufeza. What? Uyu ni doctor. Doctor umwe bavura. Avura ibintu bijyanye n'amaso. Okay. Ni byiza guhura nawe doctor. Wowe utaramenya koko. Oya ntabwo nari nkuzi. Ikindi akaba ari shire wanjye. Okay. Numukwe muri make numukwe. Mbanza turi bubinywere kubera ko ndi kubura iyo presentation. Uyu munsi ndabye ku bya bofu. Ajye n'ababofu. Ababofu. Ababofu. Ni bofu. Bofu ni ibintu nk'ibyo.
urabona ko ari mwiza mwiza pe ni byose koko sister wanjye aziguhitamo uzi ko watera umuntu n'isoni neza sheri rega mba ndi kuvuga ibikuriho yego cyane urakoze cyane rwose. none se ko nabonye uyu musore uhagaze hano ko ntamuzi uyu musore yitwa Lucky samba ibyo ndi kuvugana na brother yego Lucky uri umunyamahirwe murakoze nshimye ko duherukana twiyunze byarangiye mbaye iki muhire garuka hano nkubwira akantu umuretse agaruke mubwira sheri ariko se ako muhiye ako saba kugera barakoze kugera urakwigishwa ako nawe ushobora beshya kuki nkumbura ntuvu biba byateye no kuntu akazi kaba kagiye ariko se hagati aho musambaye neza bayibore ntabwo nyine nk'umuntu uri mu rugo dore uri mu rwambara gutya wambaye woroshye ujya ucanga neza urancanga byanyabyo ibyiza biri imbere wawu ntabwo se sheri ntakirize iki ariko ndi kumva wa mu mazi watse mu rwego fanta fanta si buriya nibyo uzi izuba riri hanze mu modoka ukumva wapi wagira icyo ukumva sinzi ntabura kuguha ibyo ushaka mbari ndashaka amazi uriya nta kintu kiruta amazi aya mazi yawe ntacyo reka nkwakire sheri se ko numva abantu bari kurwana ndavuze ngo kura imyenda yanjye ariko se brother mura imyenda yanjye mbabarira grase none mubyivange niwe wabiteye mbabarira urabitsa twafe imyenda yanjye urabitsa twafe imyenda yanjye mama imyenda yanjye urabitsa twafe mura imyenda mwana urabitsa twafe muri karoti se nanjye bigendane yewe ni ukubona abantu bagenda gusa buriya ko nzi ko twavuye muri salo tubyemeranye ngiye gushwana mu cyumba gusa sheri meze neza si muri wowe urambaza icyo uva ngo kugiye kumbwira nabi se ubaye iki sheri ni ibiki akanya ni ibiki kwanza nawe waje utanigusha ubundi wagiye uza wavuze ndumva ntacyo nshatse kuvugana nawe ndumva icyiza wasohoka ugajana ubaye iki ni ibiki ako kwanza banza umbwire niyo mpamvu umusaza wawe aje mbonye asohotse yarakaye nakubwiye ngo nta magambo menshi nshaka kumva icyamfasha muri ibyo byose ni uko haguruka ugataha nzaba muhamagara turi kumwe sheri wanyemereye basi ntawongere kumuhoraho nakubwiye ngo umfashije haguruka ugataha aho si sawa ntabwo uracyakora iki hano yego nsubiremo taha ninkukenera ngenza sohoka umuryango ngira ngo winjiremo wawe no ariko nimba ari get out nkora iki njye mwihagurukirize mbare kabiri haguruka usohoke utahe
ano ningukenera nzaguhamagara. neza mpamagara It's okay. Ndumva icyo cyamfasha kurushaho. urakoze cyane Nta kindi nari ijambo ryanjye nshaka kumva. sigara amahoro Sohoka sigara amahoro Kahora kose. mbega igitondo Kevin se yarageze amahoro kamuhamagare numva ibyo ari byo katitaba Salamu. Warayigeze amahoro? Twatandukanye mbona imvura yari gutsinze hasi. Nanjye nageze amahoro ariko mwana we n'ibikasiro fo imeze nabi. Nagize imvura ngira na sister yawana. Nasanze yazanye igihungu cyiza kibogare ariko nsanga yagihaye imyenda yanjye baba we naserereye biteye ubwoba naryamye umutwe undya mbega sister wanjye yankoreye amakosa ateye ubwoba ndeka ngo yagitoraguye ku muhanda ngo niba yagigize ate ibya mu gitondo se mwana ibyo tubireke bya sister we byaramucanze ndeka yarandishije umutwe nta nubwo nshaka kubigarukaho ngewe raje mwana raje reka dusubire ntacyo tuzasubire ejo twagiye mu isoko sawa urambaza ikindi bintu wankoresha uzi ko ari ubwa mbere nagize amahane mu buzima bwanjye Ako byarangiye. Ahubwo nizere ko utakiri kumuvuga. Nizere ko utakiri kumuvuga hora. Tukoza mwaneye umujinya mwaneye umutwe ntabwo mutagize Nose kwa munsi ngwino twiyunge nyine nyine n'abantu nyine wewe uraye neza se nge warandishije umutwe hejuru yira umuntu wazanye tuvugana nyine nubwo narakayemo kubera wowe ariko noneho ndi gukeka cyane none se we ntubibona none se wa mudokiteri yagiye ati kure yawe mureke uriya yambwiye ibintu kumva aramvanze gusa byatumye mubwira nabi kandi bitaye ngombwa twarakaye twese kandi natwe nawe uratuzi imijinya yacu ariko nzamusaba imbabazi dogita cyangwa mwihorera umwana mwiza ariko umuntu wize sikora ubwa mbere umuryango wacu waba ugiye kubona umuntu wize abantu bose bashaka abantu bose batize wowe rero waba ugatenguye neza burundu buradanda byumva birashoboka gusa muri iyi minsi dogita nawe ari kuza akadusura antunguye ntagihamagara mbese burataha ngo ateguze abantu burataha utaha Kimironko gutya umanutse werekera harya uvuye Kimironko hari agahanda gutya kamanuka kajya kavuga ariko kari bakihorera bahita Kibagabaga ndahabona hariya niho ataha ejo nza niho nari mvuye buriya nari kumwe n'umushuti wanjye ese uriya muhungu ko mbona azadutwanisha sister
umusore ntabwo wakwifuza ko ari umuvandimwe wawe. shaka umuntu umuvandimwe ese wamuzanye kugira ngo iki? Okay. Si umukozi wano cyo cyane bari umwana wenda watoraguye ahazi ko se ko mbona musanga nkaho mujya kungana. Uriya muhungu ikibazo wenda afite ni icyo kubura ahantu haba. Ariko mu buzima busanzwe njye twaraganiriye mbona yaba umwana w'imico myiza. Ikigeretseho ndifuza ko mwabana n'abavandimwe. Wese se wabyishimiye? Reka twiyunge nta kundi n'umundi kubana n'amahoro. Akunda kwinginga. Kubana n'amahoro. Basinyemerera ko atazongera kumukirana. Ntabwo nzongera kumuvuga nawe tugiye kujya dusangira hamwe none ubu ngubu. Brother, nyine natinze reka mureke ndeba uko yameze. Reka gutegura icyayi nyine none se urumva muri mu gitondo n'iki byose kamanze ndebera ke uko yaramutse. Igenda murebe ntacyo. Ko bitekerejeho cyane. Agenda murebe ntacyo ntacyo. Sawa. Sister abonye bogari. Ni soni gusa cyangwa? Niki cyatumye uryama hasi kandi nakweretse uburiri? Nubwo ushaka kuvuga. Aha. Iki cyatumye dusa muri iyi minsi Dr. nawe ari kuza akadusura ankumbuye. Ntagihamagara. Ndetse buratangaje. Wateguza abantu. Ushatse kuvuga iki? Siko mbona ufite isoni. Nanze kubanduriza uburiri ko nabonaga atariho nari nkwiye kuryama. Mani gabanya ubuturage. Lucky.